tubashimira ko mudukunda natwe turabakunda. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'ubuzima bwa Mukobwajana Asifi. Mukobwajana Asifi uyu akomeje kugenda aba icyamamare mu gihugu cy'u Rwanda, aho akomeje no kugenda yigarurira imitima y'Abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko muri sinema nyarwanda. Uyu azwi cyane ku izina nka Miki, dore ko ari naryo zina akoresha mu gukina komedi ze za buri munsi. Aho tugiye kuramburira hamwe igitabo cy'ubuzima bwe kuva ku kuba yarabaye umwajenti w'amayinite ya MTN, maze ubu ngubu akaba ari umujejetafaranga kuko ubu amaze kuba icyamamare muri sinema nyarwanda. Uyu nguyu yakwigisha byinshi, yakwigisha gutinyuka kandi akakwigisha no kuva kure maze ukagera kure muri rusange. Iyo ugiye kuvuga kuri sinema nyarwanda ntiwabura kuvugamo Miki na Regis kuko bari bamaze iminsi bakundana, dore ko urukundo rwabo rwagiye rusakara ahantu hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse rukanarenga imbibi z'u Rwanda muri rusange. Ariko muri iyi minsi murabizi ko urukundo rwabo rwajemo agatotsi. Uyu munsi rero munyemerere turamburire hamwe igitabo cy'ubuzima bwa Miki, maze turebe se bundi yavukiye he, akura ate, yinjira muri sinema nyarwanda gute. Njye tugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Leo Dukuze. Niba utarakora kuri subscribe yikoreho maze ufungure n'inzogera kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment niho usanga ibyegeranyo byiza kandi biryoheye amatwi, aho tuzajya tugaruka kuri sinema muri rusange, imyidagaduro, siporo n'ibindi bigiye bitandukanye n'amakuru ya politiki. Ariko uyu munsi munyemerere tugaruke kuri uyu mugore ukomeje kugenda avugisha Abanyarwanda benshi muri rusange kuko ni umugore mwiza, umubonye nta nubwo wamenya ko yabyaye kuko afite uburanga bwe. Abantu benshi bavuga ko nta hantu bwigeze bujya nyuma y'uko abyaye. Ni inkuru yakomeje kugenda ivuga kuri uyu mugore Miki. Uyu mugore Miki, inkuru y'urugendo rwe rw'ubuzima rwari rugoranye muri rusange, ni inkuru ivuga yuko uyu mugore wacuruje mitiyu i Kanombe ubu ageze ku rwego rwiza. Ariko ubu amafufu n'amafaranga bikomeje kumufubika, nubwo yakuze mu buzima butari bumworoheye, ubu ngubu akomeje kugenda agubwa neza kubera sinema nyarwanda, kuko ubu ngubu akomeje kugenda ayora amafaranga, ayora agatubutse muri sinema nyarwanda, ndetse akaba agiye no guhatanira igihembo cya Mashariki African Film Festival. Mashariki African Film Festival, iki ni igihembo ari guhatanira nk'umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza muri rusange, kandi akaba ari na mwiza muri sinema. Uko impano ya Miki yaje muri rusange, ni impano yaje kumutungura nawe kuko yakuze atiyumvamo ibintu by'impano byo kuzakina sinema cyangwa byo gukina amafilime. Uko impano ya Miki yavumbuwe bwari uburyo butangaje kuko nawe ntiyabitekerezaga kandi nta nubwo ngo yabikundaga muri rusange. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Inyarwanda yaravuze ati, njyewe ntabwo nigeze ndota kuzakina filime kandi ntabwo nabikundaga habe na gatoya, ariko dore uko naje kwisanga muri filime maze nisanga muri sinema nyarwanda kandi nza no kugenda nkundwa, ubu ngubu nkaba nkomeje kugenda nyora agatubutse muri sinema nyarwanda. Nahuye n'inshuti yanjye mu mujyi mvuye gukoresha inzara, yamperukaga kera nkiri umukobwa kuko hari hashize igihe kirekire muri rusange. Ubwo twahuraga yarambwiye ati nabaye mwiza, arambwira ati we mbega ukuntu wabaye mwiza, atese bundi wagiye gukina mu filime. Ubwo akimbwira ibyo byo gukina filime numvise ari nk'ibintu bidasanzwe kuri njyewe kuko nakuze nakunda ibintu byo gukina filime. Ariko nyuma y'uko agenda hashira iminsi, gahoro gahoro naje kugenda nkunda filime, aho nakomeje kugenda nzireba nanjye mbona ko nanjye nazazisangamo muri rusange. Narongeye ndamubaza ati se bundi gukina filime bisaba iki?
bisaba ubwiza gusa cyangwa ntabwo bihagije? Yarambwiye ati oya, gukina filime ntabwo bisaba ubwiza gusa, ahubwo bisaba no kuba umunyembaraga maze ugakurana imbaraga muri rusange kandi ukagira n'intego y'ubuzima bwawe. Ubwo rero nahise ntangira kubitekerezaho kuko nanjye nashakaga imibereho myiza, kumera nk'abandi bakobwa n'abandi bagore mba mbona bameze neza muri iyi Kigali. Nubwo muri icyo gihe byari bigoye, ariko nakomeje kugenda nkora ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko nanjye nazaba umukobwa mwiza cyangwa umugore mwiza ukina filime, nkarenzaho ubwiza bwanjye maze nkashyiramo n'imbaraga zanjye. Kuva ubwo yahise ava mu byo gucuruza amayinite maze atangira kwinjira muri sinema nyarwanda, nawe atangira kugenda akina amafilime atandukanye. Filime ya mbere yakinnyemo ni filime ya Kiramani, kuko iyi ni nayo filime yamugejeje kure maze ikomeza kugenda imufasha mu gukabya inzozi ze zo kuba umukinnyi mwiza wa filime mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko n'ubu yaje kuba bigeraho. Nyuma rero yahise atangira gutunganya amafilime agiye atandukanye bwite ku giti cye. Urugero, dore amafilime yagiye agerageza gutunganya kandi ayo mafilime akaza no kugenda amenyekana n'abantu bakayakunda. Hari filime yitwa Igihome, Igeno, Imbaraga za Mama n'izindi zigiye zitandukanye. Miki ubu ngubu ni umugore mwiza kandi wakwigisha gutinyuka kuko yavuye kure maze agera kure. Mwumvise ko Miki yatangiye kera atari mu buzima bwiza, kuvaho yacuruje amayinite kugira ngo ashakishe ubuzima. Ibyo gucuruza amayinite abivamo yinjira muri sinema nyarwanda. Sinema nyarwanda iza no kumukundira kubera umuhate no gukunda ibyo akora. Ese nawe waba utinya kugira icyo wakora? Waba utinya gukina komedi? Muri iyi minsi abantu benshi bamaze igihe kinini bagenda basuzugura abantu bakina amakomedi, bakavuga ati bariya baba bagira ngo badushimishe gusa, ariko burya muri sinema harimo amafaranga menshi cyane. Wowe rero twabonye muri iki kiganiro ndagushimiye, wowe tugeranye hano ndagushimiye by'umwihariko. Niba utarakoze kuri subscribe, gikoreho kugira ngo tujye twibanira buri munsi, maze amafufu n'amafaranga bikomeze kugufubika, kuko uyu ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho ikiro cy'ubwenge tukinganyisha n'ikiro cy'amafaranga. Njye twe turi kumwe muri icyo kiganiro nitwa Leo Dukuze. Thank you so much.